Abahinzi 1186 bibumbiye muri koperative Twihangira Umurimo Kotomu nibo bakorera ubutubuzi bw'imbuto y'ibigori mu kibaya cya Kagoma, aho bakorera mu mirenge 5 mu karere ka Gakenke. Bavuga ko kuri uyu mwero bafite umusaruro mwiza kandi mwinshi ku buryo ngo n'ubwanikiro bwababanye buke. Ibigori birera koko bimare kwera, hangari tushiramo na stoke hose, buriya nta na stoke n'ahantu atarimo ibigori. Twabonye umusaruro mwinshi, ubundi usize nari nejeje nk'ibiro 400, ariko ndumva nzeza nka toni n'igice. None ubu ngubu kubera uyu musaruro twabonye cyane, murabona ko amahangari twagiye dushiraho nandi hanze, ubu ndumva nzagira muri toni 2 kubera ibi bigori twahinze byeze cyane, twabishizemo imbaraga. Aba bahinzi bavuga ko uyu musaruro uturuka ku nama bagiriwe zo kuvugurura ubuhinzi, ibyatumye kuri ubu bwarabagize abakire. Ubu aho twavugururiye ubuhinzi, ibigori ndabyeza pe, nkagera muri toni n'ibiro 300. Ubwanjye ntari ninjira hano muri koperative ngo duhuze ubutaka, nari umukene, nacoga inshuro nkakorera abandi, ariko aho mariye kwinjira hano mu kibaya tumaje guhuza ubutaka duhinze ibigori, ubu ngubu kugera uyu munsi mfite inka 2 z'inzungu nzikesha koperative yacu ihinga ibigori, naziguze mu bigori, ubu mfite inka 2 z'inzungu. Kubera Perezida wacu Paul Kagame yatumye abadamu natwe kwitinyuka tugira utwari bwo gukora. Ubu ndi umuhinzi wujuje ibyangombwa. Uyu mwaka ndabona nze nejeje ibiro 700, niteje imbere rwose. Ndafite inka 2 z'inzungu, nore inkoko ku buryo ngenda nkagura inkoko 100 mfashe n'umufasha wanjye nkashira mu kiraro, nkora amasaso ni inkoko zitera imbere. Ubwo nagurisha inkoko umwe ku 777 inkoko 100 mu gihe gito cy'amezi 3. Nibura tushobora kuzabona toni 300 z'imbuto kandi zitunganije neza, zimwe zirobanuye. Toni 300 rero urumva ziri muri miliyoni, ziri kugera hafi muri miliyoni 200. Ni amafaranga menshi cyane ku bahinzi kandi twishimiye cyane. No musaruro aba bahinzi bahamya kandi ko ufite isoko ridashidikanywaho, kandi nabo ubwabo bishatsemo ibisubizo byo kutunganya, cyane ko banafite uruganda rusya kawunga rufite agaciro ka miliyoni zikabakaba 120 z'amafaranga y'u Rwanda, n'imodoka ya Fuso itunduye umusaruro. Gusa kuri ubu ntirurimo gukora kuko harimo birimo kuvugururwa nk'uko babisabwe n'inzego zibishinzwe. Ubuyobozi bw'akarere ka Gakenke buvuga ko uyu musaruro ukomoka kuri gahunda nziza yo gukorera hamwe aba bahinzi batojwe, bagasaba n'abandi gukora batyo. Abahinzi ubwabo bari muri gahunda yo gukorera muri koperative, ku buryo amabwiriza bahawe yose bayumvira hamwe bakajya kuyashyira mu bikorwa, ariko noneho bafite n'abandi babareberera bagenda barebe ko biri gukorwa. Gukoresha ifumbire bigakoreshwa ku kigero cyiza kuko baba babyigiye hamwe, ari nacyo dushishikariza n'abandi baturage bose, abahinzi gukorera hamwe kuko binadufasha twebwe nk'ubuyobozi no kubashakira isoko. Mu bihe biri imbere aba bahinzi ngo barateganya kwagura ubuso bahingaho ibigori bukava kuri hegitari 200 bukagera kuri hegitari 500, aho ngo bazajya beza nibura toni 1000 z'ibigori. Uwimana Emmanuel, Televiziyo y'u Rwanda mu karere ka Gakenke.